Muraho neza ndabaramukije nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana kandi bakunze bicano umwami wacu Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi busange mu bami ba mbere igice cya 21. Mbere yuko dusoma iryo jambo katubanze dufatanye dusenge, dusabe Imana kubana natwe muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana data wa twese uri mu ijuru, tuguciriye bugufi uyu mwanya izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo twige ijambo ryawe kandi tuganire ku byanditswe byera, izina ryawe rihimbazwe. Mwana w'intama w'Imana, bana natwe muri uyu mwanya, uyu murimo utweze kugira ngo tuwukore dukiranuka kandi ibyo dukora byose bibe gushakira data wa twese icyubahiro, bibe ku bwacu kugira ngo twiheshe icyubahiro, ahubwo izina ry'Imana yacu riba ari ryo rishyirwa hejuru muri byose. Abakozi Uwiteka, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ijambo tugiye gusoma rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezerēli, yari afite uruzabibu i Yezerēli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezerēli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya basogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ijuru, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'i Yezerēli nkamubwira nti mpa uruzabibu rwawe tugure ifeza, cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushire agahinda, ni jye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli. Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azohereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyirize ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhereko mumujyane mujye kumutera amabuye mumwice. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, kuko yanditse muri izo zandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo. Maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Baherako batuma kuri Yezebeli no kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'i Yezebeli yangaga ko mugura ntakiriho yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye arahaguruka aramanuka ajya muri rwa ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli kuruzungura. Amen. Bakunzi ba Women in God Ministry, iri jambo ni ijambo rikomeye kandi ni inkuru y'ibyabayeho bikaba kuri uyu mugabo Naboti, ngo ubwo Naboti yari afite uruzabibu, umwami nyir'igihugu mu butware bwe no mu butegetsi bwe akitegereza akabona ko uruzabibu rwa Naboti akwiriye kurumwambura akarumunyaga rukaburwe. Ngo abibwiye Naboti, Naboti ntiyabyumva kimwe n'umwami. Naboti
ah, yari afite umutima ukomeye cyane. Abantu benshi iyo bari imbere y'umwami cyangwa se abantu benshi iyo bari imbere y'umukoresha wabo, bajya bapfukamira buri gitekerezo na buri jambo ryose rivuzwe n'umuyobozi cyangwa se n'umuntu ubafite mu nshingano. Ariko Naboti ntiyatinye ko ari umwami kandi abaye mu gihugu ayoboye. Niyo mpamvu bamubwira ati ntabwo naguha uruzabibu rwanjye, kabone n'ubwo wampa ibiguzi bingana gute, ntabwo naruguha kuko iyo ari gakondo ya ba sogokuruza. Abantu muteze amatwi ijambo ry'Imana, iri jambo ririmo inyigisho ikomeye cyane natwe twari dukwiriye kugira ndetse no kwigira kuri Naboti. Abantu b'Imana bararwanywa kandi barageragezwa mu myanzuro ndetse n'amabwiriza agenga ubuzima bwawe bitewe n'isi turimo ndetse n'imibereho yacu ya buri munsi. Uzasanga ibyo wibwiriyeho cyangwa se amabwiriza wishyiriyeho ugomba kugenderaho, uzahura na benshi bakubwira ko aya mabwiriza utagomba kuyagenderaho kubera ko biri mu nshingano zabo nyine. Mu bushobozi abo bami baba bafite n'ubushobozi bwo kuduhagarika gukora bimwe mu byo twebwe twumvaga ko byari inyungu kuri twebwe, cyangwa se nk'uko Naboti yavuze ati ni gakondo ya ba sogokuruza. Bazadukora no muri gakondo za ba sogokuruza, bazagukora no mu mabwiriza nyine ayo wemereye Imana cyangwa se ibyo wavuganye n'Imana wumvaga byagenga ubuzima bwawe. Bazagerageza kwinjira hose mu buzima bwawe kugira ngo baguhagarike. Ngo uyu mugabo rero yumvise ko Naboti amuhangaye akamusubiza ati sinaruguhanga, arataha agenda ababaye. Aragenda abibwira umugore we, ananirwa kurya ngo ajya kuryama. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye ntugire agahinda kangana gutyo, kandi uri umwami utegeka icyo gihugu, Naboti agusuzuguye gute? Ati iryamire utuze njyewe urwo ruzabibu nzaruguhesha. Uyu mugore yakoze ikintu gikomeye, ngo yandikisha inzandiko zo kubeshyera Nabali, Naboti, yandikisha inzandiko nyinshi zo kubeshyira Naboti, ndetse ngashaka abagabo b'ibigoryi bibiri niko yabise, kuko umuntu wese ujya guhamya ibyo atazi kandi atabonye akabyita ukuri kubera gutinya umwami cyangwa se kubwo gutinya abanyacyubahiro bamuhagaze imbere, uwo muntu wese bibiri imwita ikigoryi. Ngo abo bagabo b'ibigoryi rero ngo abashyiraho, barababwira ati muzagende mwese mubwire abantu yuko uyu mugabo yatutse Imana ndetse n'umwami. Ngo kuko abantu nyine bubahaga umwami kandi abantu bubahaga Imana, batinyaga Imana, ntabwo nibuvuge ko bayubahaga kuko si bose baba barimo abayubaha, ariko hari n'ababa bagendera mu kigare. Ngo abo bantu bose bamaze kumva ubwo buhamya ndetse no kumva abashinja Naboti, kandi Naboti twese tuzi neza ko Naboti hano yari ari kurengana, ngo baramusumira baramusohora bajya kumutera amabuye kugeza bamwishe, kugira ngo umwami akunde abone uruzabibu rwe. Uruzabibu rwe rero ngo araruzongora ararutwara, ari uko Naboti amaze gupfa azize yuko yanze kumuhereza gakondo ya ba sekuruza be. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe byari bikwiriye ndetse natwe birakwiriye ko amahame twashyizeho kandi twishyiriyeho ku buzima bwacu kubwo kubaha Imana, kubwo kumenya Imana twagize, birakwiriye yuko nta muntu n'umwe, nta n'ikintu na kimwe cyari gikwiriye kugutinyisha ngo utinye bitume usuzugura Imana yawe kandi uzi icyo wavuganye nayo. Hari ukuntu Imana ijya ikubwira ngo kora gutya na gutya, ariko kubera umwuka w'ubwoba ugatinya kubikora. Ariko ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo abanyabwoba ntabwo bazajya mu ijuru, kandi ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udutera gusubira mu bubata bw'icyaha, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, kuko Imana yacu ni inyembaraga, ntabwo ibana n'ubwoba. Rero niba umutima wawe uhamanya nawe ko iki kintu runaka udakwiriye kugikora, ntugatinye abakomeye bakuri imbere ngo utinye gukora icyo kintu, ahubwo ukora icyo umutima wawe ndetse umutimanama uri kukubwira, uhamanya neza n'umwuka wawe ko uri mu nzira y'Imana, wumvira Imana kuruta uko wumvira abantu. Kabone n'aho bazashyiraho inzandiko zo kukubeshyera, kabone n'aho bazashaka abagabo b'ibigoryi bo kuzaza bakagushinja, naho wapfa uzapfe nka Yobu. Yobu niwe wavuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo nzapfa nyiyiringira, nzaguma ndi inyangamugayo. Ubere Imana inyangamugayo mu byo wavuganye nayo, ubere Imana inyangamugayo mu byo wayibwiye, kabure n'aho ibicanege byaza imbere yawe, kabure n'aho ibigukangisha byaza imbere yawe. Cyane cyane iri jambo ndi kurivuga muri ibihe nyine bikomeye, itorero ry'Imana riri mu karengane, kandi
bavuga ko wenda ngo ntikaraba akarengane ku rwego umuntu wese abibona, ariko ubundi witegereje neza wabona neza ko abantu basenga cyangwa se itorero ry'Imana riri mu karengane. Ntabwo twinyagambura, ntabwo dukora ibyo dushaka, ntabwo dusenga uko tubishaka, kubera yuko nyine umutegeka w'isi ari we Satani, umutegeka w'ubwami bw'umwijima, yahagurukiye itorero ry'Imana kandi yahagurukiye umuntu wese uvuga Imana. Ntabwo abishaka, arashaka ko abantu bose bagendera mu njyana imwe. Niba ngo bagiye kwemeza ayo madini yose ko azajya asenga ku cyumweru, niba udasenze ku cyumweru uzajya uhura n'akarengane, niba bategetse ngo bigende gutya ntukore gutya uzajya uhura n'akarengane. Ako ni akarengane ku itorero ry'Imana. Ariko bakunze b'ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo hahirwa abo bazatuka babahora izina ryanjye. Nibyo ku mubiri uzababara, nibyo muri ubu buzima uzahomba byinshi, ariko mu bugingo inyungu yawe izaba nyinshi. Rero ntuzatinye, ntuzacogore, ntuzagire ubwoba. Ndagusabira Imana ngo ikwambike imbaraga ndetse nanjye nyambike imbaraga, kuko iminsi dukomeza kwinjiramo ubona ko ari iminsi ikomeye ku bantu basenga, ubona ko ari iminsi ikomeye ku bantu bashaka Imana, bashaka kubana n'Imana. Barafunga insengero z'inyuma, ariko insengero z'imitima dukomeze tuzifungure. Baradufungira ahantu hose twahurira nk'abakristo ngo duterane ngo dusenge, ariko urusengero rw'umutima wawe ntuzemere yuko rufungwa. Uzahora uvugana n'Imana, uvugane n'Imana uri mu mirimo yawe ya buri munsi, uvugane n'Imana utetse, uvugane n'Imana ukubura, uvugane n'Imana umesa, uvugane n'Imana mu kazi kawe ka buri munsi. Si ngombwa ko dupuruvingira abantu ko dusenga, kandi si na ngombwa ko twereka abantu cyangwa se ngo tunababwire ibyo turi gusengera. Imana yacu iri mu ijuru ibasha kumva ndetse no kureba, imenya neza ibyo dusengera, kandi mu gusenga kwacu Imana imanura uburinzi, ikamanura n'imbaraga, ikabishyira ku buzima bwacu kugira ngo iturinde mu bihe nk'ibi, mu bihe bikomeye. Ndabakunda rero bakunze ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'uyu mugabo Naboti ndetse n'uyu mugabo Ahabu n'umugore we Yezebeli ritwigishe byinshi ku itorero ry'Imana muri iki gihe. Bazagerageza kudukura ku mategeko yacu, bazagerageza kutubuza gusoma Bibiliya, bazagerageza kuzikuraho. Ibyo byose tugenda tubyumva, ariko ntimuzatinye. Nubwo bizamera gute, nubwo uzihisha mu mwobo, nubwo uzihisha mu gihuru, aho uzihisha hose uri kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ntuzacogore gusenga, kandi ntuzacogore gusengera umurimo w'Imana ndetse no gusengera abantu bose b'Imana. Ndabakunda rero. Icyo nasorezaho ni uko nasaba Imana ngo ikomeze kuturinda, ibarinde kandi irinde imibiri n'ubugingo bwacu. Tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha, kandi ikiruta byose tuzabane mu gihugu cy'abera, mu rurembo Siyoni. Ndabakunda, bye bye, naho ubutaha.